twongeye kubasuhuza muri uyu mwanya twifuza gukomeza kugira ishya n'ihirwe mu yanyu murimo ya buri munsi. Uyu munsi rero tubazaniye agashya, tugiye kubigisha buryo ki ushobora gukoresha application yitwa Testmozi, ukayikoresha uri gutegura test yikosora cyangwa se quiz yikosora, gutegura abanyeshuri ikaba yikosora ugahita babona amanota. Urajya hano urafungura Google nino wandikamo Testmozi, ariko ngiye nsanzwe nyifitemo testmozi.com. noneho birumvikana ugomba kuba ufite internet nk'ibisanzwe, noneho uyifungure. Numara kuyifungura utegereze banze ifunguke. Ubona ko imaze gufunguka, rero tuza hano kuri breed test uyemeze cyangwa se wakirike, haza hameze gutya. noneho bahita bakubaza izina iyo kwize ugiye kwita, rero tuvuge ugiye kwita chemistry cyangwa se wenda biology, bitewe nuko biteguye isomo ugiye gutegura. Wenda dushyiramo biology. Rero nurangiza hano bahita bakubaza gushyiramo password. Nuvuga ngo iyi password ya hano ugiye gushyiramo ni ukugira ngo atagira umuntu niba ari nk'umunyeshuri winjiramo akareba ibibazo wateguye. Ubwo password nk'ibisanzwe bari ibanga, ukaramwishyiremo, wongera hano wongera ukayemeza, uza hano kuri create test. Hano bizafunguka bimeze gutya. No hano dufite utuntu tune kandi twese tugomba kwemeza. Hari adjust setting, hari add question, hari publish and distribute, view result. Yakadura hano kuri ya mbere urayifungura. Ubana ngo tugiye gusettinga hano nk'ibisanzwe, wenda ushobora kongeraho sasa wahindura rya zina biremewe, cyangwa se ukongeraho akabona twite wenda number 1. Nino hano hasi hano ushobora gushyiramo welcome kugira ngo umunyeshuri naza kwinjira nyine mu ikaze. Ibi ngibi bigaragara bigaragara mbere ikimara gufungura iyo quiz welcome. Dukomeje hano bahita hari uremeza ngo ushaka ibibazo byose biraza biri ku rupapuro rumwe, cyangwa ushaka ko hajya haza kimwe kimwe, yamara kugikora akaza ikindi. Kandi twemeze hano hajya kimwe. Hano bahita bakubaza uremera ko umunyeshuri asimbuka ikibazo atagikoze akajya ku kindi gikurikiyeho. Unuvuga ngo uhitamo nanone hano each question nene hano mbere yuko ajya ku kindi kibazo ashubije bajya babanza mwereke ko yagikoze cyangwa yakisha, umuhe n'igisubizo. Cyangwa ushaka gushyiraho ibisobanuro hasi. Randomize no kugira ngo hano kugira ngo nimba abanyeshuri barimo gukora ibibazo wenda atajya haza wenda kugira ngo ikibazo cya kabiri ugasanga bose barimo gukora ibibazo bimwe, bahita bakopera. Niyo mpamvu ugomba gushyira randomize kugira ngo icya mbere usange ku wundi atari cyo haje ikindi. Hano bari kutubwira noneho ngo nirangiza gukora bahita bamubwira ngo iki. Hano uremeza hano niho heza, wenda uvuge tubera gutsinda ni 50%. Noneho wagize 50%, birumvikana wenda wahita gusubiza hejuru washyira wenda ko yabikoze kare good. Wagize munsi yayo ushyira wenda try again cyangwa se cyo ko yafailinze. Fail cyangwa se ushobora gushyiramo ngo try again, gerageze. Dukomeje hano uraza hano hano wifuza ko ikwizera muri minota ingahe, reka wenda tuvuge ko ari minota wenda 40. Umunyeshuri yema gukora inshuro zingahe, reka tuvuge ko arakora wenda inshuro washyira uko azakora buri gihe azashakira, cyangwa se ushaka gushyiramo ukamurimita ugashyiramo inshuro 2. Rero wahita uza hano hasi uze gute saving. Mu cyiciro cya mbere turakirangije cyo gusettinga. Tuze no hano gushyiramo ibibazo. Hano dufite multiple choice, tukagira multiple response. Nuvuga ngo hano urashyira ibibazo
ikibazo rero no kubikira higire wenda igisubizo ari kimwe akaza guhitamo akantu kamwe. Hano n'igihe ashobora guhitamo utuntu tubiri. Kaduhere hano kuri kano ka mbere. Tuzane ikibazo hano tugishyiremo. Ikibazo cya mbere kadushyiremo iki. Hanze hano pasting icyo kibazo. None choice ya mbere kanyishyireho wenda nshyireho kari 21%. Choice ya kabiri nashyireho kari gutya. Ikibazo cya gatatu, choice ya gatatu nako wenda nashyireho 0.0. Choice ya kane wenda nashyireho choice ya kane nkaba ndayirangije. Noneho hano leta nemezaho igisubizo kiri buze kuba cyo. Nuvuga ngo urasubiza iki kino yahabwa amanota angahe. Hano ugahita uyemezaho nimba ari abiri cyombese ushaka bakigeneye. Reka dukomeze dushyiraho ikindi kibazo cya kabiri. Reka tuza hano. Reka wenda dushyireho sorry gato. Ikibazo cya kabiri reka nshyireho hakurikiyeho. Leta nza hano noneho nshyireho ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri mbonye ko ngiye gushyiraho kiri buze kugira ibisubizo byinshi. Kagireho iki. Leta nza hano indangiza hano pasting. Choice ya mbere yanashyireho choice ya kabiri nayo nyishyireho mitikira indi choice ya gatatu. Choice ya gatatu nayo nyishyiraho. Nayo nyishyiraho choice ya gatatu. Ndangiza hano ibisubizo biri byo hano biraza kuba bibiri. Kiraba iki kibe n'iki. Wenda iki ngiye amanota angahe. Ngiye wenda 3. Kameze kiriho ikindi kibazo gikurikiyeho. Wenda kiriho iki. Cyo reka gishyiriho kagireho iki. Nze hano ite ishyiraho hano naho ndahita setting igisubizo kiri buze kuba igisubizo kiraba iki. Hano kiriho amanota wenda ushatse washyiraho rimwe uraza washyiraho abiri gutyo bitewe nayo utegura icyo kibazo. Kamumereze he. Ngiye gukomereza hano kuri short answer. Reka nshyireho ikibazo. Gusa hano bitandukanye kuri short answer cyangwa se kuri essay question. Bamwe ko bisaba kugira ngo umuntu typing yandike uko abyumva. Hano ntabwo byikosora, bisaba kugira ngo ticaze bikosora. Bore no hano
tuzamo hano wandikemo ikigomba kuba igisubizo. Izi uragikora n'ubandikaho, iyo ndaza gushyiramo hano. Okay, katuyandike tugiye 2. Ukina tica no gikosora nyuma kugira ngo amanota aze kuboneka. Reka wenda tube tugarukiye hano. Hano urabona ko ari uburyo bwinshi, nzabugarukaho mu zindi video nzakora ubutaha. Hano reka tuzane kuri publishing. Noneho neza kuri publishinga, uraza hano kuri publish. Hano nurangiza, rero tuza hano kuri result naho uyemeze. Noneho nurangiza rero tuza hano kuri logout, bahita haza akantu kameze gutya. Noneho hano ku munyeshuri ugiye gukora ntagaza, ahubwo aza hano. Ahangaha nuba ngo ngiye wemere kuhinjirira, ngiye kureba ibyo bakoze. Hano wenda araza yandike wenda Isaac, nuva ashyira amazina ye, agihita akomeza kuri start. Kurikira urebe kuri byaba bimeze. Noneho then ubona ko isazamo cyaje wenda nashyizeho welcome. Akomeje no kuri continue. Ubona ko yise kugaragaza ko ari ibibazo 4 hano ibibazo 4. Ubona ko ari cya kibazo. Wenda tuvuge ashyize wenda akangaka. Leta zano kuri submit. Bahita bamuha, ubona ko hano hasi barimo kunyereka iki? Kunyereka igihe burangirire. Submit. Buri ikibazo cya mbere nahije kugikora, ngiye gusubitinga ndebe. Mu by'ukuri ubona ko izo urabona ko nakishe bitewe n'uburyo nayisetinzemo. Bayisobanurira ko nakishe. Ukomeze. Njye ku kindi gikurikiyeho. Hano wenda kamitemo. Mitemo kano. Rebe. No kwesa mama dena bama 2 kuri 2. Mumeze. Neno hano ni handi dahitamo utuntu twinshi. Urumva wenda nk'urugero reka mitemo, dahitamo kano. Wenda ntakanga bahita bama 2 kuri 2. Reka mitemo kamwe urebe ukuntu biba bimeze. Bahita bama 1/2. Urebe ukuntu bose ibintu abari fresh. Nta buryohe rwose. Urabona ko bamaye impartial 2 kuri 3. Okay, ngiye kuri continue. Uvuga ngo kano k'inyuma ntawe nagashyizemo. Hano ni handi yo gutypinga. Wenda shyiramo biology. Cya chance yashyiramo easy science of life. Kirero kibona baramusura bwo nzategereza teacher aho ugira gute ukinkosora amanota. Iyo kuri finish bo uraba ubirangije. Gusa nyine unashatse urabona ko misengirane kuri 7 angana 51%. Iki nige nakoresheje inuze wa mine good. Bukoze ni teacher ni Isaac. Urabona ko hano bahita bamari nakoze byose. Ibyo nishe nibyo nakoze n'amanota nagiye mbona ko cyambe nagize 2 kuri 2 kuri 3. Gikurikiyeho bama 0 kuri 2. Gikurikiyeho bambwe ko teacher ugomba kuzagikosora. Gusa hano byiza wenda ushaka kugira ngo byikosore cyane no kunabiteguye ushaka gushyira bira birikosa kugira ngo bitakugora yo gukosora. Ubwo rero okay, ushaka kujya kureba ibyo bakoze uza hano. Uraza hano nka teacher ushyiramo password, uza hano kuri login, uza hano kuri result uhemeze. Urabona ko leta ubona hano ibyo yakoze. Noneho nabifungure urebe ibyo yakoze n'ukuntu yagiye abikora.
Ok, sawa rero murakoze